Bakunzi b'impanda y'Uwiteka, Imana ikomeze ibishimire. Muri aka kanya nifuje yuko tuganira ku ijambo ry'Imana. Muri ibi bihe bigoye bisaba yuko umuntu wese yogeza ibihe byo gusenga Imana, akongera iminsi yo gusenga kugira ngo abashe kubana n'Imana neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rivuga inzira y'ukuri, cyangwa ritwereka inzira tugomba kunyuramo kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo tuzabone ibyo twifuza, tuzabone ibyiza gusa, kandi kugira ngo tuzabone imbabazi z'Imana no kurindwa ndetse no gufashwa n'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Buri wese ugiye kumva rino jambo, reka rishinge imizi mu mutima wiwe, ndetse kandi ribakangurire gukurikira neza no kumva icyo Imana idushakaho, no kumenya neza by'ukuri koko inzira tugomba kunyuramo ari iyihe. Uwiteka Mana igira neza, wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Uri Imana idukunda, uri Imana yacu bwite, uri Imana itagikangwa n'iminsi n'ibihe, uri Imana yigisha, kandi ndabizi yuko uwo wigishije afata. Ntabwo uri Imana irebera ku miryango ikomeye cyangwa igihagararo cyangwa ubutunzi, ahubwo uri Imana ireba umutima w'umuntu. Ndagusabye kugira ngo rino jambo tugiye kumva rishinga imizi mu mitima yacu, kandi umuntu ugiye kuryumva rigera aho rimuvana n'aho rimushyitsa, kubw'amaraso ya Yesu Kristo umwana wawe waviriye ku musaraba i Golgotha. Yabyizeye yuko ubikoze. Amen. Murakoze cyane kuba dukurikiye. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice 14, tuhera ku murongo waho wa 4. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Bavandimwe bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ngo Yesu arababwira ngo aho njya inzira ngo murayizi. Ariko ngo Toma ntiyasobanukirwa neza, aramubaza ati, aho ujya ntabwo tuhazi, ndetse n'inzira ntabwo tuyizi, mbese n'iki cyayitubwira? Iki gihe umuntu wese arimo aricira inzira, umuntu wese arimo aca inzira y'ubusamo kugira ngo agere ku cyo yifuza. Umuntu wese ari kugira nabi kugira ngo abone ubukire. Umuntu wese ari guhemukira mugenzi we kugira ngo abone uburyo aramuka. Umuntu wese ari gukora ibyo Imana idashaka kugira ngo abashe kugera ku cyo ashaka, ariko ibyo ngibyo akora akabangamira mugenzi we. Ibyo ngibyo akora agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ibyo ngibyo akora akabamba Yesu, akamusubiza ku musaraba. Ibyo ngibyo akora agakingurira abadayimoni ndetse na Satani kugira ngo bakorere muri we, ahubwo akibagirwa yuko inzira y'ukuri n'ubugingo ari Yesu Kristo. Nuko Yesu asubiza Toma aramubwira ngo, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iki gihe abantu benshi bibagiwe Yesu,
abantu benshi bataye Yesu. Ndababwiza ukuri yuko umuntu wataye Yesu aseba. Umuntu wataye Yesu baramuseka. Umuntu wataye Yesu nta cyerekezo cy'ubuzima bafite, kubera yuko Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe mugenga wa byose. Yesu niwe udushoboza, kandi niwe ukuraho ibyaha kubera amaraso ye. Cyagiye yabangwaga ku musaraba i Golgota, igihe yapfaga akazuka agapfa ku bw'ibyaha byacu, akazuka akabihamba mu mva akabisigamo akazuka. Yaratweretse yuko umurimo wamuzanye mu isi awurangije, ahubwo tugomba kumukurikira tugaca mu nzira yaduteguriye yaduharuriye kugira ngo tuzabane nawe. Ngo nuko arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ngo mu rugo kwa data harimo amazu menshi, iyo adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Amena. Ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo aho nzaba namwe bariho muzaba. Aya magambo Yesu yayavuze asa naho aca mu migani yuko igihe kizagera agasiga abigishwa, igihe kizagera agapfa, igihe kizagera agasubira iyo yavuye. Ariko asiga ababwiye ijambo rikomeye cyane ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Arongera arababwira ati ntawe ujya kwa data ntamujyanye, ngo kandi ngo njye na data turi umwe, ngo umbonye ngo ababonye data. Amena. Ngo umbonye nawe ababonye data. Niyo mpamvu rero uyu mwami wacu Yesu Kristo ntacyo twamunganya. Niyo mpamvu tugomba kumushakisha gukiranuka ndetse no kwizera, kubera yuko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Tugomba kumushakisha gukiranuka ndetse no kwizera, tugakora ibyiza gusa, tugakurikira inzira yo gukizwa, inzira y'agakiza, tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, tukamwizigira kubera yuko ari we mugenga wa byose, ari we ushoboye byose. Ni byiza cyane kandi ni iby'igiciro kuba ufite Yesu Kristo mu mutima wawe, kuba warimitse Yesu Kristo mu bugingo bwawe, kuba wumva ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe, kwemerera Yesu akakugenga, kumwemerera akagufasha, kumwemerera akakuyobora, ukizera ndetse ugahamya neza urupfu rwiwe, ugahamya udashidikanya ko yagupfiriye ku musaraba, ugahamya udashidikanya ko amaraso ye yamennye yari ku bwawe, yari ku bicumuro byawe, kwari kugira ngo ubabarirwe, kandi ukizera yuko nta cyaha yigeze akora, ukizera yuko ari Imana kandi yahozeho, kandi ukizera ko ari we jambo w'Imana, ukanizera yuko kugira ngo aze mu isi yari ku bwanjye, yari ku bwawe, yari ku bw'abasokuruza, yari ku bw'abana bacu, yari ku bw'imiryango yacu, yari ku bw'abuzukuru bacu n'abuzukuruza ndetse n'ubuvivi, abo bose bazadukomokaho kugira ngo babone ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero nta yindi nzira izatugeza ku bugingo buhoraho usibye gukurikira Yesu, ukamwakira, ukakira agakiza, ugakizwa, ukava mu byaha, ukava mu by'isi bidafite umumaro, ukemerera Yesu akakuyobora. Kubera yuko ngo gukurikira Yesu, kugira ngo umukurikire, ngo wikorere umusaraba wawe, ugasiga byose bya bindi bigutandukanya nawe, ugasiga byose
bya bindi bimusubiza ku musaraba, ugasiga byose, bya bindi bitamuhesha icyubahiro, bya bindi bimusubiza ku musaraba, bya bindi bituma uhemukira bagenzi bawe, bya bindi bituma ukandamiza mugenzi wawe, bya bindi bituma ukora ibyo ushaka, bya bindi bituma utandukana n'ubushake bw'Imana, bya bindi bituma ubwiza bw'Imana bukuvaho, nk'uko Adamu na Eva bakimara gucumura, mu bwiza bw'Imana bwari bubatwikiriye bwabavuyeho, maze bajya kwihisha. Bamenye ko bacumuye bajya kwihisha, bibohera inshokero. Niyo mpamvu mwene data kwinginga kugira ngo wemerere umwami Yesu akuyobore, ndakwinginga kugira ngo ukurikire umwami Yesu nk'umwami wawe n'umukiza, kandi ukiranuke rwose, uve mu byaha, wakire agakiza, ukizwe, maze tuzabane na Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana mu ijuru kwa data, kubera yuko aho yagiye kudutegurira ni heza, kandi aho ari natwe niho tuzaba. Waba waragenze nabi, waba waritwaye nabi, waba waragendeye mu nzira zitari zo, ukabamba umwami Yesu, ukamusubiza ku musaraba, ndakwinginze kugira ngo uce bugufi mu mutima wawe, maze wemerere Yesu akuyobore, usabe imbabazi, kandi wihanire kureka, wihanire gukizwa, kugira ngo tuzabone ikamba ryera, tuzabone ubwami bw'Imana ubwo Yesu yagiye kudutegurira. Reka dusenge, ariko ufashe umwanzuro, ufate umwanzuro burundu, wumve yuko Yesu ari we nzira, kandi ari ugomba gukurikira, ukizera amategeko ye ndetse ukanayakurikira, ukayemera ukayakurikiza. Uwiteka Imana, turagushimiye Mwami, aba bantu bacishijwe bugufi mu mutima yabo n'ijambo ry'Imana, bemeye kukugarukira, bemeye gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bemeye kuyoboka inzira igana mu ijuru, bemeye kuva mu bidafite umumaro, bemeye kugukorera, bemeye kureka byose byabatandukanya n'ubwiza bw'Imana, ahubwo bagakurikira Yesu Kristo, bagakurikiza ibyo yababwiye, bagakurikiza ibyo yatwigishije n'ibyo yadutegetse. Ushimiye yuko ubaremye bundi bushya, ushimiye yuko ubagize ibikoresho byawe, ushimiye yuko ubahinduye, kandi ushimiye yuko ubababariye. Izina rya Yesu Kristo, amen.